mukajya mu bintu by'ubujura ibira ni nk'ubujuraga cyangwa wari uraho bahatisha tombora wowe wabaho wabeshwaho na tombora wowe ubuzima bwawe urashaka kubushyira muri tombora ni nko kuvuga ngo ndaramuka cyangwa sindamuka ukabijyamo muba muri bazima mwebwe by'ibyo biri mu baminisitiri biri mu ba generals baba gisirikare biri mu gipolisi biri mukabajyaho mukajya muri cheerseeds niba cheerseeds niba ari betting gusya itanzitse mu Rwanda bamwe basiganye ibyo bakenyereho gutera ku mikino y'amahirwe bizi nka betting bimaze guhabwa intebe no kuba umuco mu buzima bwa buri munsi bwa bamwe na bamwe cyane cyane urubyiruko ndetse n'abifuza gukira mu kanya nk'ako guhumbya. Kumenya inkomoko y'imikino biragoye cyane, gusa bivuga ko yakomotse mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubutaliyani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko iminsi yagiye ishira, imikino yakomeje gukura biturutse ku makarita ikwira hose mu Burayi. Niho hatije umurindi gukora kw'iyo mikino tubona uyu munsi. Abantu barariwe, barashize, abantu babarirwa muri miliyari 1.6 ku isi bitabiriye imikino, aho bifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga za kasino n'ubundi bitandukanye. Ibi bituma sosiyete z'imikino zinjiza byibuze agera kuri miliyari 500 z'amadolari buri mwaka. Mu Rwanda ho gusa zikaba zinjiza arenga miliyari 640 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibigo bikomeye ku isi bifite intego zo gufatira ishoramari bikarigeza ku isi hose kugira ngo bikore agatubutse kurushaho. Imikino y'amahirwe yageze mu Rwanda by'umwaka mu mwaka 2024 nyuma y'aho rwitabira imikino y'igikombe cya Afurika cyabereye muri Tunisia. Muri 2005 nibwo imikino yahise yemezwa, hajyaho n'ikigo cy'igihugu cya mbere cya Lotto Rwanda SA. Ibi byatumye benshi bayiyoboka ndetse iba umuco kuri bo. Kuva icyo gihe kugeza ubu mu Rwanda hamaze gushingwa sosiyete nyinshi zikora ibijyanye na betting, aho bari batega ku mikino bagaragaza gufindura uburyo iri burangire, ibishobora kuyibamo cyangwa andi marushanwa atandukanye ashyirwaho n'izo sosiyete. Mu bagize iyi mikino umuco, mu bagize iyo mikino nk'umuco, hari abo byakijije mu gihe gito, ariko hari n'abo byambuye n'utwo bari bafite. Ubuhamya bw'ababaswe n'imikino y'amahirwe bo ni benshi cyane. Top TV yagiranye ikiganiro na bamwe mu rubyiruko rwayobotse inzira yo gukina imikino y'amahirwe, aho bamwe batanatinya kuvuga ko bazayivamo, ariko ubuzima bwahindutse bigaragara. Umwe muri bo utarashatse kwivuga amazina yavuze ko byamugendekeye kugira ngo yisange muri iyo mikino. Yagize ati, umunsi umwe turi ku ishuri twasohotse ikigo, mugenzi wanjye ajya kunyereka aho dukorera amafaranga. Uwo munsi ntabwo nigeze ndya, naratsinzwe, ahubwo niwe wariye. Kuva icyo gihe nta bindi nateka